aha kenshi nagira mbifuriza ibihe byiza kugwiza imigisha no rwa mugatunganirwa mu byo mukora byose. Iyi ni Gisagara igendwa cano yacu mukunze gukurikiraho imikino ibibera muri Gisagara ibyo ari byo byose. Imbere yanjye hari amakipe abiri, imwe ni Kansi yambaye ubururu n'umweru, indi ni Ndora yambaye umukara na orange. Muri kubikurikirana hano, abikoreye subscribe nta kiri bubacike, abatarayikora ndabizi nyine namwe mutegereje ko ibyiza bigeraho mukayikora. Abakinnyi rero bamaze gusuhuzanya, muri kubibona abakoci bari kubabwira bati bonne chance, abasifuzi nabo bababwira bati bonne chance, uwakoze neza cyane ni utsinda. Iyi mikino rero ni bye bye vacances mu karere ka Gisagara, uko imirenge yagiye ihura ndagenda bibagezaho mu buryo butandukanye. Urabona hano no kuri benshi ndi kubikurikirana. Aha, reka dukurikire football rero mu buryo buri full HD hano kuri Gisagara igendwa. Mu izamu ry'iburyo habanjemo Kansi, ibumoso ndahabona Ndora. Ni imirenge igiye guhura rero, ntihagire ucikwa, ibintu biraza kubageraho 5-5. Ngendi Herve Iradukunda Ntwari waje kubikurikirana hano kuri Gisagara igendwa. Abafana ba Kansi muri kumva ahangaha baturutse Kansi bavuga bati tuje gushyigikira ikipe yacu. Ngo mutangire twese. Yorejo mukino yari ifite ubwoba, none Ndora iradagaza, Kansi nziza turabahizi, kandi duhuze ishyaka. Uko muri kubibona abakinnyi barangije kugera mu kibuga, umupira uratangiye hano kuri stade ya Ndora y'akarere ka Gisagara. Umupira ufitwe n'abakinnyi ba Kansi, none Ndoreraho bambuye, muri kubibona. Bye bye vacances mu karere ka Gisagara. Twe nuko tubisoza Gisagara isonga mu kwesa imihigo. Abafana bati Kansi yacu iraka umuriro, ese Ndora yo iraka iki? Ni amazi yo kuwuzimya cyane. Aha, umupira urengejwe na Kansi, ahangaha ubwo urarengurwa na Ndora. Bane 15 baba ari kumwe. Abafana ba Ndora batangiye kwiyambaza Imana. Ese gukina byabananiye, dutegereze Imana bari ibafasha cyangwa se ukundwa na bose, korage gukunda waza kukibagira soko kwitegeye ukundwa na bose. ikikwereka ko
Gisagara ibintu nta brage, ibintu tuba twateguye, dore tuba dufite na bande hano iri gucuranga umwe mu miziki ya kera, kandi nzi ko abantu benshi mukuru urabona umujama ufite dreadlocks hariya w'umurasta, mu kanya aratunyurizamo reggae style. Mu myidagaduro, mu mikino ndetse no mu muziki, Gisagara ntekereza ko atari vore yonyine mugomba kuyimenyaho, n'ibindi birahari byinshi kandi biri ku rwego rwiza, rwego rw'abaprofesiyoneri. Kocha arimo abwira abakinnyi ati mureke kwirunda mu izamu rimwe, mwige n'inyuma maze mutegereze imipira nimuyirekipera ubundi hashye. Ndashaka abanyamakuru babiri Rugangura Gisele ari he? Nashonde ninde abanyamakuru n'abamazina neza, ariko ndashaka Rugangura Gisele agera uri mupira bamwe wa mbere ninde. Ndashaka abanyamakuru bavuye kuri televiziyo Rwanda no kuri radiyo Rwanda uyu munsi. Musubireyo muraje mujye gukora kompetisiyo irushanwa. Ndashaka abantu babiri bazi kogeza umupira. Umva DJ nshaka indi mikoro kabiri, mikoro ufite 12 mpa mikoro tugiye kogeza icyo bita umupira. Iyi ni kufra rero igiye guterwa n'ikipe ya Ndora. Ese iyi kufra iratanga ibyishimo hano ku kibuga cya Gisagara? Ese kufra hari abigiye kuriza? Reka turebe. Buri wese ndabwira ko iri rushanwa ni irushanwa ryiswe bye vacancy. Murabo vacancy ejo kujya ku ishuri. Iki gikombe kiratorwa nande? Ikipe ya mbere irahabwa ibihumbi Ndora ihushije igitego cyari cyabazwe, ariko Ndora ndi kubona nta mufana iri kunyereka. Ibihumbi 100 ni cash. Iya gatatu y'ibihumbi 50 na karindwi 50. Barabana musubireyo. Barabana bagende. Witwa nde? Wabyishe ngo nitwa niyo ngo banyita bitutanga mikoro muhereze wowe witwa nde? Arabata Rugangura. Nawe biranze baguzi tande yes kabisa neza cyane kuri mikoro kugira ngo za kurode kabisa. Aha nagikoze. Wowe witwa nde? Niyo boye. Rero abamubiye mu mudugudu mwana bamenye marabikansi tugiye kugeza umupira, sibyo? Izi mikoro ntabwo zivuga umwe ndamo iminota 2 ukomeye manye 2 tugiye gukora icyo bita irushanwa ryo kogeza umupira, kogeza match. Agistori masarite isani sawa ni sawa toto ayawa kabisa. Leo tukageza mkale kwa Gisagara amahumba hiyo. Namwe murabyiyumvira kandi mumaze no kubyibonera hano kuri mikoro za Gisagara igendwa no kuri screen ya Gisagara igendwa. Abakinnyi bandora aka kanya batanze ibyishimo. Reka turebe ibyishimo kuri ndetse Ndora imaze kubona igitego cyayo cya mbere, nyezama wa Kansi nawe sinzi niba akomeza gutanga ibyishimo ku bakurikiye Gisagara igendwa bafana Ndora. Reka turebe kwa Dami Kansi iratsinda Mazabite Arujeda Tour. Wana kabisa icyo kubanzamo ndagira ngo mbanze imbere neza. Ndabona abakoca bose bareba impande zombi. Atuwe bimeze bite? Amakipe yose bibutsa ko ari kimwe cya Ndora kabisa. Nagiye kabisa ndagira ngo mureke amakipe y'umwe ndasaba umutekano abantu bose
studio babazamura kabisa ewana kabisa akarere ka Gisagara amahumbezi yose abaturage muri yeni ndashaka impundu z'aba Gisagara mwese n'ubwa mbere ngeze kuri kino kibuga cya volleyball regional i Nyamirambo reka turebe ndabona kabisa abasifuzi mpuzamahanga kabisa kabisa abandi tuna penalty eshanu kurenge kabisa nibyo ikipe ya Kasi nayo yageze kuri finali itsinze neza cyane ikipe ya Mukindo kabisa yitsinze igitego kimwe ku busa kabisa benshi mwari mwarabibonye nibyo rero ku mazina yanjye Jean Claude bakunze kwita official kabisa bari kaza hano kuri stade national y'akarere ka Gisagara kabisa kwirebera finali yo ku rwego rwo hejuru kabisa yagira ngo wakire mugenzi wanjye kuri kaze kabisa hano kuri stade y'akarere ka Gisagara kabisa by'umwihariko muri studio y'akarere ka Gisagara wayikaze mugenzi wanjye murakoze cyane amazina yawe kabisa kuko mubonye isa nkaho ari mu cyacye ntabwo dusanga mwana muri studio ariko kabisa dukunda abaza yewe nkaba ndi hano nkorera ikinyamakuru bita TV1 kabisa ndimo nsesengura cyane naje kwirebera uyu mupira wa Kasi na Ndora imbere y'izamu ariko hanze nibyo agerageje gutera umupira ariko awohereza hanze ati nta cyabaye nibyo Yes kabisa mugenzi wacu ukorera kuri TV1 kabisa tumuhikaze hano muri studio z'akarere ka Gisagara kabisa mugenzi wacu festival kabisa amazina yawe kugira ngo mbone uko tuza gufatanya kuri no rugamba rukomeye kabisa tubagezaho tukombe bye bakase kabisa n'umwe twihute cyane abanje mu ikipe y'umurenge wa Ndora kabisa nizamu harimo nimero 1 bamwita Benjamin kabisa muramuzi cyane mwaje mumubona kuri match zikomeye cyane nka match ya Mukura nimero 2 kabisa na uri ku mwanya wa 2 bamwita Ndagijimana Emmanuel yambaye nimero 2 mu mugongo twimanukira kuri nimero 3 kabisa bamwita Mathieu mwaje mubona muri match nyinshi abantu bakunze kura match zo kuri kabisa kwimanukirana nimero 4 bamwita Patrick yambaye nimero 4 mu mugongo ari gukina kane mu ikipe y'umurenge wa Ndora kwimanukira no kuri nimero 5 kabisa bamwita Patrick yambaye nimero 14 mu mugongo muramuzi benshi mwagiye mukunda kureba match ziriko kabisa muramuzi yagiye akinira ikipe nka za Kasi azifasha kugera kure kabisa kwimanukira n'umukinnyi uri kuri nimero 6 bamwita yambaye nimero 15 mu mugongo muramuzi cyane umukinnyi ukomoka cyane kuza kabisa kuza muramuzi benshi cyane tumanukana nimero 7 kabisa no gukina kuri nimero 7 tumanuka ku mukinnyi uri gukina kuri nimero 8 tuyishimire yambaye na nimero 8 kabisa abadukurikira hano kuri Gisagara igengwa bifuriza n'ibihe byiza kabisa bamwita Kylian ya match guhuza Ndora na reka nkwereke uko demi-finale byagenze Kasi yakuyemo Mukindo yitsinze 3 nuko Ndora nayo ikuramo Musha byaviriyemo kuri penalty uyu munsi ari gukinwa Kasi rero na Ndora kugira ngo turebe ikipe iri butware igikombe nza kubereka wibihe byose kabisa uri budufashe kuri no match kwiyerekana kabisa ko turamuzi ko byinshi cyane yagiye abikora bamwita Dadi muramuzi cyane nawe muri match zibiko yagiye yigaragaza tumuza kina nk'ikipe ya Philippe kabisa murayizi ikigo cyacu turi hano hafi kabisa nkomeza kubibutsa ko nanjye ndi umunyamakuru ukomoka hano mu murenge wa Ndora kabisa n'abandi hano muri studio y'akarere ka Gisagara kabisa mazina yanjye Nicolas official kabisa wakira mugenzi wanjye umanuka na 11 b'ikipe ya Kasi kabisa bakunze kwita Inkuba
Asante sana Claude Official cumi n'umwe ku ruhande rw'ikipe ya Kasero ndamubona mu izamu bamwita Habimana Maurice yambaye nimero imwe akaza seka ryonga damu hakaba habayeho gukina nabi hariya abakinnyi baragonganye uwa Kansi n'uwandora reka turebe abaganga icyo ari cyo babafasha oya Samsoni ndamubona cyane Iradukunda Pacifique aka Pike kapiteni arabaye akazamo umusore bita Bonera Honore akazamo uwo bita Twishime Damascene ndetse n'abanyeshuri bakigura gusubira ku ishuri atasiyo atamara kinana cyane n'umutwe reka turebe umupira kwa Samson umupira w'umurengana n'amaguru y'umurwa n'abasore bandora hariya ku ruhande rw'ibyo kabisa atasara arengura ariko ishebe tina nazo cyane mu gishasha Claude Mesa atanga pasi atasara reka turebe tina nazo cyane abaseti bandora bamwita Pacifique reka turebe pasi tina nazo cyane reka turebe abasore bandora reka turebe Mbappé Tina Nescana reka turebe passe attention Bonera Honore reka turebe Ibreza igitego cyari cyabazwe cyiza cyane ahubwo reka bigere kuri Gisagara ya gitego cyari cyabazwe byagaragaraga ko abakinnyi bandora bari bateguye uburyo bagenda bakagera imbere y'izamu kuri pase rero Kansi nayo yari bakoranye returu kagiye kubima imbere y'izamu ryandora reka barengura umupira tugumye tuwukurikirane nta gitego yari yinjizwa habe nava umupira rero ni uwo gutereka imbere y'izamu ry'ikipe ryandora uraterwa n'umuzamu wa ndora kabisa umuzamu wa ndora niwe ugomba gutera umupira atazatera umupira imbere reka turebe Tina Nescana niyo mugabo adriye Iradukunda Pacifique umupira baramutanga ariko arawisubiza atazara reka turebe karafasha haritanye umupira arenganwa kurengurwa n'ikipe ya ndora abayeho kurangara ku imbere y'izamu rya Kansi ko mbona bimeze kipe yatatswe ya Kansi cyane squat mbi cyane kocha babwira ati mukorere turu mugaruke inyuma batatwinjiza reka turebe yampaye ubona ko ino finali itari buze koroha nubwo ikipe yandora kabisa ubona ko yatangiranye n'igitego cyayo cya mbere ku minota mike cyane kabisa umunota wa mbere n'amasegonda nka 56 kabisa igitego cya mbere cyari gishyizwe muri musore hariya w'ibigango kabisa mwita Kylian Mbappé muramuzi cyane kabisa umusore ukomoka ku umupira ikipe ya hariya dawe kabisa muramuzi ariko rero aterekemo igitego cya mbere mu minota mike ya mbere ariko ubona ko ikipe ya Kansi kabisa ifite imbaraga nta gihunga igitego kigera cyitera ubona ko isanisa ishobora kwishyura ugahita ubona ko koko ibintu bihinduye irange kabisa atasereka turebe icomekere cyane ariko kuraho baro umusore wasakishije korode kabisa atasiyo Mbappé satira baro ariko wapira murengana baro niyo kurengurwa n'ikipe ya Kansi kabisa aya reka turebe Karufahari arashatisha Bonera Honore atasiyo Pike Pacifique Iradukunda atasiyo pasi reka turebe Adrie pasi arashatisha Samson umupira reka turebe Ibreza proteja neza cyane kapiteni w'ikipe ya ndora umupira ujya hanze kabisa reka turebe ararengura nibyo umupira n'ubundi urongera urarenga umusifuzi atisubiza inyuma Adrien Yes kabisa reka turebe bora niyo kurengurwa n'ikipe ya Kansi kabisa bamwita Jean-Pierre kabisa rengura ariko agomba kumutwa na Mbappé ataso bora isubira hanze niyo kurengurwa na Jean-Pierre n'ubundi Jean-Pierre imerekera umugongo ibintu n'uburyohe hano kuri stade ya Gisagara match iri guhuza Kansi ndanora ikaba igiyeho noneho ni penalty ikorewe Kansi igiye guterwa na Kansi reka turebe ese barayinjiza bibe kimwe cyangwa se barayibusha
penaliti arayinjiza neza cyane umukinnyi wa Kansi. Ubu ibitego bibaye 1-1. Reka dutegereze indi kipe ishyiramo igitego tukaza kubona neza itwara igikombe. Bikurikira hano kuri Gisagara igendwa, umupira ugiye guterekwa muri centre maze tukareba neza match iryoshye none ubwo banganya 1-1. Akaba ari noneho umunota wa 30 w'umukino. umusifuzi ati ni penaliti y'ikipe ya Kansi. tayari bita kapiteni Iradukunda Pacifique bakunze kwita Kite. umupira ushundura tayari ishundura zizeka ishundura Iradukunda Pacifique cyane igitego cya mbere cy'ikipe ya Kansi. Umufana arimo anezererwa nawe maze kubona igitego aha habayeho gusimbuza hagati ya Kansi, umwe avuyemo undi ajyamo. Njye ntabwo mbaza amazina. igitego Iradukunda Ibitego bibaye 1-1. Ese niyi iri butwara igikombe? Mu kanya abafana ba Ndora bari bizeye ko bashobora gutwara igikombe, ariko iminota kuko igomba kugera kuwa 90 niyo mpamvu bagombaga gutegereza. Noneho rero reka Kansi n'abatake habayeho oruje yakozwe n'abakinnyi ba Kansi. Reka turebe biraza kurangira gute. Igikombe kiraguma Ndora cyangwa se kirakomeza ikansi? Ninde uri bugitware? Bafite niwe wavuze ngo ninde uzakijyana igikosi kose. ariko hari ubutumwa narimaze kwakira hano muri studio, nagira ngo mumfashe, nagira ngo sabe umusore NP kabisa umenyereye nk'umusesenguzi mukuru hano muri RC Gisagara kabisa, ari hafi anyumve aza yitabira hano kabisa muri mikoro z'akarere ka Gisagara kabisa, arakenewe cyane niba ari hafi atugera kabisa. Amakosa akomeza kuba menshi, abakinnyi uri kubona bari gukinana ishyaka rikomeye bigatuma hazamo guhangana, ariko ni nabyo ntabwo warwanira igikombe utahanganye ngo kijyane. hari ikibazo kirimo hano hagati, bibaza kuri uriya musore wagira ngo arya bamushyize hanze, ariko urabona ko Kansi nayo imaze gukanguka. ubona ko batangiranye ribi yezamu ufata neza bimworoheye cyane. ubona ko abakinnyi ku mpande zombi batangiranye ritime kabisa zitari ku rwego rwo hejuru, ariko nyuma y'uko Ndora yishyuwe igitego cyayo kabisa, ubona ko bagitangiye guhindura isura kabisa. ubona ko abakinnyi bamwe na bamwe twagiye tubona mu kibuga batarafata irangi kabisa, ubona ko bamaze gucyuha, bamaze kujya ugiye kurengurwa n'ikipe ya Kansi. Ese biragenda gute? Baramusifuye, awuteye yateye akaguru, birangira rero umusifuzi ari mwanitsemo. Reka turebe uburyo bagiye kumukosora. habayeho gukina nabi, bararambaraye hasi abakinnyi babiri ba Gisagara ndetse uwa Kansi n'uwa Ndora barambaraye hasi. Reka turebe nimba babavura bagasubira mu kibuga cyangwa se koca aboneyeho gusimbuza. Ikipe ya
cya kabiri ikipe ya Ndora isubije hasi morale y'ikipe ya Kansi. Morale se ya Kansi yongera kuzamurwa n'iki ibitego bibaye 2-1 abafana b'Indora nari kubona banze kwigaragaza. Ese baragaragara habaye iki? Baragaragarira ku gikombe ko mbona bataragaragara ku gitego. Executive na coach bagumya babwira abakinnyi bati mukomereza abo basore banyu. Ikipe ya Ndora ifite abakoci batatu bari gushyira hamwe kugira ngo igumane igikombe, iri kubigaragaza kuko ubu tuvugana itsinze igitego cya kabiri. Aha, Kansi irabyitwaramo gute? Reka mbakurikiranira umukino. Umupira uri kujyamo ibintu ntabwo ari byo. Uburiye umubyizi mukwe ntako abatagize, ntago biba byoroshye ababurana ari babiri umwe aba yigiza nkana. Reka turebe ukuntu biza kurangira. Ababikurikirana kuri Gisagara Igendwa mbisabira gukora subscribe kugira ngo ibyiza bijye bibahora bibageraho ku gihe kandi neza byize neza cyane. Reka turebe araregura umupira kwa ndetse n'ubundi defense ya Kansi yakomeje kwirangara aho bagiye bayisenya byoroshye kenshi na kenshi ariko bagatabarwa n'umuzamu. Reka turebe none ese Ndora iraguma iyigire akarima cyangwa se birangiriye hariya ahubwo Kansi nayo nigiye kwihorera. Nakubwiye ngo defense ya Kansi iri kugerwa amajanja buri kanya. N'ubu bariyo abakinnyi ba Ndora nabo ntabwo bakwihanganira kubona iminota igumye bashiriraho nta gitego barimo babona. Aha, bakijije izamu abakinnyi ba Kansi. Reka turebe tumanuka kuri stade Gisagara. Reka turebe kuraho neza cyane biracyakomeye. Umupira ujyanze n'umurego wa kipa Gisagara. Mubwira ko kabisa izi umaze kubaka mu bafana bawe ni byinshi cyane kuko ngira ngo SMS nakiriye kano kanya abana kabisa noneho na phone nagezeho nanga no kunyita bari ku NP ariye official NP tumenyere ariye NP kabisa mubwira yuko ngomba kujya hafi ukahumuriza abafana bawe kabisa maze kubakamo icyizere wagira ngo uri muri umuntu wa Rugangura Adiseri kabisa fresh. Aha, hano kuri stade ya Gisagara, party after party, nawa ya moto ni moto, show muri show, mwabyibonye. Turava mu birori dukomeza mu bindi. Imvura nigumya kugwa, nta kuryama, nta gusinzira, ibintu byo umbwira ngo yarambiwe arabatigereye hano atari no gukurikirana kuri channel yacu. Uyu ni umubateri. Bati let's go, reka twikurikiranire muzike bavanda.
ya Gisagara hari kubera match za finali z'imirenge mu bakiri batoya mu gikorwa cya Bye Bye Vacances. Ubu ni ibitego bibiri by'ikipe ya Ndora ku gitego kimwe cyatsinzwe kuri penalty cy'ikipe ya Kanza, ariko twe byacu bihora ari show. Ngubu tugiye no kubereka ku muziki sasa. Nongera mbasubiza ku kibuga, mbagarura mu muziki, mbasubiza muri football. Nakubwiye ngo ni hit after hit, show after show, dawa ya moto ni moto. Twe umuriro wo ku kibuga turawuzibisha undi muriro w'umuziki. Aha imbere y'izamu rya Kansi n'ubundi biyahoze bikomeye kuva kare, bateye koroneri, defanseri wo muri Kansi ayivanamo neza. Kandi iri gusubiramo indirimbo ya King James. Kubogagira amazina uwo rero yibagiwe ntiyajya ahubwo atangira kurota agatoki kukanjye bicaranye yantumye ngo mubwire ko agukunda nana maririmbo ndimbana kawe
umutima yantumye ngo nkubwire ko ngukunda wagukunda nakakaririmbo ndimbana kawe ubire n'ubwiza zagukunda agufite urebero z'umutima agufite urebero reka tugaruke mu kibuga nari mbanje kubacishirizaho akaziki ka bande iri hano reka dukurikirane ibyo ku kibuga ariko ndabizi ko mikoro za Gisagara igendwa zimwe ziriho zitunze ku kibuga izindi zibakurikiranira n'akazi ducurangira ibintu bigenda neza no kuri kibuga cya Gisagara no kuri cano ya Gisagara igendwa birarangira se dora ikomezanyije intsinzi cyangwa se ikipe ya Kasi iraje yihimure yishyure mu bigabane bazenda se gukizwa na penalty ibyo byose urabimenya ari uko wakurikiye match iri hano umukinnyi yaramuteye neza nakomeje kubona ko defense y'ikipe ya Kasi ni byinshi igomba kwigira kuyandora reka turebe takire mbi cyane abayobozi ndetse n'abatoza n'abakinnyi bari kwegera bagenzi babo bakiri bato ngo barebe ese uyu nguyu abaye iki bagarura inyuma gatoya ku kazi
reka tubikurikirane ndakubwira ngo connection iveho nimba ubona iri buveho wari uri ku ka wifi downloading video uyigumane mu zindi uze kubireba witonze ariko ntagire ikigucika na kimwe kuko byose turi kubishyira ku murongo neza cyane. Kutubwira ngo burya abagenzi urukundo ni indwara itavuye yakwica nk'izindi zose. Iyo ndirimbo abantu mwayikunze reka nyibagezeho nanone aka kanya. akaba agize ikibazo, reka turebe nimba asohokamo akaza kugarukamo. Barakoze cyane bandi iri kudutaramira, reka dusubize kamera ku kibuga. Abakurikiye hano Gisagara igendwa, umuvandimwe bakaba bagiye kumuha ikarita akiniye nabi mugenzi we, ni kubona rubitira arimo abikurikirana. Guterwa n'ikipe ya Ndora, ese birarangira gute? Nabandi tubwira iby'agasozi keza ka Rusoro. Igitego naringize ngo kijyanyemo.
Ndi ku kibuga cya Gisagara hamaze kubera match ya Kasi na Ndora mu irushanwa rya Bye Bye Vacances. Bimeze bite kapiteni? Bimeze neza kabisa. Match wayakiriye ute? Match nayakiriye neza kuko mbashije no gutwara igikombe. Igikombe wagitwaye? Witeguye gute kugira ngo ugere ku ntsinzi imeze gutya? Twariteguye bihagije, iri rushanwa twarimenye kare, bashaka gukora umwitozo uhagije, dutegura nyine igikombe nk'uko bisanzwe nyine kugira ngo igikombe tugitware. Ikipe yakugoye mu zo mwakinnye ni iyihe? Ikipe yatugoye mu ikipe twakinnye ni Mugomba. Mugomba irabagora birakwiye. Yaratugoye cyane. Yari ifite uruhe ruhande rukomeye? Mugomba yari ifite atake ikomeye, ikanagira na defense ifite abantu barebare nyine, bityo iraducarenje. Mwakoresheje se ayahe mayeri kugira ngo muyitsinde? Amayeri twakoresheje, twagerageje kubwira abataka bacu bakajya bagonga abo badefenseri, natwe abo bataka babo abadefenseri babo tukagerageza kujya tubagonga tukabakuraho baro yanjye. Birangira mutsindanywe gute hagati ya Mugombwa namwe? Hagati yacu na Mugombwa byarangiye tunganyije bijya muri penalite. Kubw'amahirwe tubasha gutera eshanu, nitwagira nimwe guhusha bo batera bagushimye bwose. Kapiteni, twagushimira cyane uruhare rwanyu mu gutwara iki gikombe no kutwereka ibyishimo. Urakoze nawe. Kapiteni wa Kansi, nta byinshi nakubaza Paul. Nta kibazo bibaho. Kapiteni, wabonye mwazize iki? Ikintu cy'imbere na mbere twazize gusanga ikipe ku kibuga cyayo habayeho home advantage zabagezeho ni nk'izihe? challenge twahuye nazo mbere na mbere ni ikibuga twahuraga n'abagikorera imyitozo banagikorera imikino kandi turabasaba isuku. Ariko birangiye n'ubundi namwe mutakinnye nabi. Ndashimira abakinnyi banjye kuba twatsinze igitego cya mbere gumya kugira inyota yo gushaka kugeza aho twishyuye ikindi gitego kuko habaye ikosa bitonya fase yacu. Tubashimire, dusaba abanyeshuri kugira ngo bazige. Iri rushanwa rigusigiye ihe shusho kuri football ya Gisagara kapiteni? Kugira ngo barangize amashuri bazibesheho. Turasaba kandi ababyeyi byadufashije byinshi, bakajya bavuga umwana bamwohereje muri umuceri, bamwohereje kuragira ibigare akabyirinda abana, kugira ngo ababyeyi bose badufashe
akarere gatekerezaho kugira ngo ntihazagire umwana uzabura mu ishuri. Ya kapiteni tugushimira, wakwifuriza iki kipe yawe? Ubu ndizera ko muri ubu gushakisha ibikoresho by'ibanze aba bakinnyi bakinnye kandi bakagira ishyari ryiza bagenda baba urakoze cyane kapiteni. bagira ngo n'aba bandi bazajya segonderi uyu mwaka iramufasha kujya gushaka akazi k'umurimo. komanda wa polisi, reka dusabe rero uhagarariye ikipe ya Mukindo aze gitifu wacu yambara amadohero ibihembo. Ni ibihembo 50,000. Mukindo gitifu yambara ni amadohero iyo mvirope irimo 50,000. Gitifu wa Kansi n'abaduhembere ikipe y'umurenge wa Musha ya gatatu 50,000. Ikipe ya kabiri rero ni Kigenda. Ikipe ya kabiri ni Kansi. Muzamuka hano, kapitani ari imbere, nyakubahwa komanda abaduhere ibahasha birimo 100,000 by'Abanyarwanda. Ndashaka ikipe ya mbere yose izano abaduhere igikombe n'150. Competition. Kapitani ari hehe? Abandi mubamuke, umwanya wagiye. Muzajya kuba byamuzana n'abarebe cyane, mbega ni byiza. Umukikizi mu muryango hagati. Aha muzamure cyane. Kashi rwose nyakubahwa mwarakoze igikorwa mwadufasha gutegura. Ni ibikoresho byinshi rwose. Iminota mushyira n'umuziki dutaha. Amashyi cyane.